hari ibintu byinshi ugomba kwirinda mu mibonano mpuzabitsina, ariko uyu munsi ndagira ngo ugiye gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se uri gukora imibonano mpuzabitsina, uyu munsi ngiye kuganiriza ku bintu 10 ugomba kwirinda nyine mu gihe uri gukora imibonano mpuzabitsina n'umusex partner wawe cyangwa se n'umuntu mugiye kwikorana. Ubundi ukikira n'igikorwa abantu bakora bacyumvikanyeho kandi ukagikorera babiri, ntabwo gikorwa n'umuntu umwe, ariko rimwe na rimwe iyo mwese mutahuje ibintu rimwe na rimwe mugomba kwirinda birangira bitabaye igikorwa cyiza. So ngiye kuganiriza ku bintu nyine ushobora kwirinda uri gukora imibonano mpuzabitsina. Cyangwa no gukoresha agakingirizo, kudakoresha agakingirizo ugiye gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu utari uwawe, so mu marriage partner wawe, so nyine n'umuntu uri random muhuye murahuje, cyangwa se aje kubera ikiguzi runaka umuhe, wowe sutekereze ikintu kimwe cyangwa bibiri, aho ukavuga uti uyu nguyu agiye kunkemurira ikibazo, ukita ku kibazo kirahita kirangira ako kanya, ntureba hazaza ukamanukira aho ngaho. Nibwo ejo uzasanga ufite iyo syphilis, imitezi, za gonorrhea, za mburugu, za HIV, ibyo birwara byose nyine za hepatite, izo ndwara zose zandurira mu mibonano mpuzabitsina ejo uzazikorera, kubera ko nyine wamanukiye aho ngaho. Gusa no kwizera cyangwa n'ubugoryi ntabwo mbizi, numva ari sometimes ari ubugoryi. Ikindi gukora sex utabyiteguye cyangwa gukora imibonano mpuzabitsina utabyiteguye, iki gikorwa itakiteguye tuzabiganiraho, tuzaganira ku ngaruka nyine zibaho ugiye gukora imibonano mpuzabitsina utayiteguye. Rero iyo ugiye gukora imibonano mpuzabitsina utayiteguye, utabyumvikanye n'uwo muri kumwe, habaho byo gupfa amarangamutima, ukaba wanabizinukwa nyine ibyo bibaye uwo munsi, bigatuma uzinukwa n'ubutaha n'ubuzaza, bigatuma nyine udatekereza imibonano mpuzabitsina kubera ko hari ikintu kibi cyabayeho, amarangamutima yawe yangijwe cyangwa se yabaye abused. Rero wirinda kujya gukora imibonano mpuzabitsina utiteguye. Ikindi wirinde kudakoresha agakingirizo. Ikindi ni ukunywa inzoga mbere cyangwa ibiyobyabwenge mbere y'uko mujya gukora imibonano mpuzabitsina. Ni igikorwa kiri seriye, ni igikorwa abantu mugomba gukora muri bazima, ntabwo ari igikorwa mugomba kujya gukora muri mukinya. Rero iyo mugiye kugikora mwagiye mu kinya, niho usanga ibintu bimwe byabaye biri out of control, mutabiteguye, bigatuma hari ibintu byinshi bimwe na bimwe byangirika, rimwe na rimwe ku muntu umwe cyangwa undi akabizenuka, cyangwa se akaba yanadeprima na nyuma yabyo, yarwara depression. Rimwe na rimwe depression nayo iridinga abantu ku kwiyahura. Ikindi ni ukudakora neza mbere na kudakaraba neza mbere na nyuma yabo. Ntabwo wajya gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu uri kumunukira, none ntabwo uzarangiza kuyikora mu gihe n'inzira yose urayinukira wumvisha abantu bose ko uvuye gukora imibonano mpuzabitsina. Ntabwo ari byiza, rero ugomba gukora isuku mbere na nyuma yayo. Ikindi ni ugukoresha ibintu bikomeretsa mu myanya y'ibanga. Si ubwo wajya gufata ugashinga urwembe cyangwa urushinge mu gitsina cyawe, ntabwo byiza. Ariko hari abatipe ukorana imibonano mpuzabitsina we agahita ajya gufata kondomu akayicisha wenda nk'umukasi cyangwa se intuza, ushobora kuba umukasi cyangwa se kupongere, bikaba byanamwangiza. Ariko ndakeka nta muntu muzi wafata urwembe ngo ajye kurwitsindanyiramo. Ikindi ni uguhinduranya nyine abantu mukorana imibonano mpuzabitsina nk'imyenda, ntabwo ari byiza. Biba byiza nyine ufasha umuntu constant, ni uwo mukipimisha mukamenyana, nibyo nta bindi. Ikindi ni ugukora sex ufite uburwayi bwandurira mu mibonano mpuzabitsina utarakira. Niba ufite uburwayi runaka ukajya kongeraho ubundi, ntabwo ari byiza, wanapfa urebye nabi. So rero ntabwo ari byo habe na gatoya rwose. Ikindi ni gukoresha imiti cyangwa amavuta utazi ku myanya yawe y'ibanga. Hari ibyo bita sperm seed, bibora abantu bisiga after sex action. Ushobora kujya kubikoresha utazi ngo byavuye hano biri expire cyangwa se biri still updated, ukaba wanapfa. Ushobora kubyisiga ukaba wanapfa rwose, icyo nta banga ririmo, bikagutera allergie ukaba wapfa. Ikindi gukoresha agakingirizo kamwe inshuro nyinshi, cyangwa se ugakoresha agakingirizo kamwe ku bantu benshi, ntabwo ari byiza. Nabyo ni bibi, bitera uburwayi kandi uburwayi bugenda bwanduranya. Ikindi ni kwita ku buzima bwawe cyangwa se umuntu mugiye gukorana imibonano mpuzabitsina, ugasa nkaho uri umuntu ugiye kwikunda. Ntabwo ari byiza.
byose nubyitaho rero ibintu byose bizagenda neza. Niba kunze ikiganiro liking, sharing, subscribing